Ndabasuhuje abakurikiye BDF Monde ni Godwin nk'uko bisanzwe. Uyu munsi twifuje ko tuganira by'umwihariko ku bibazo by'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Haba ikibazo cy'inzara, haba bagira ibibazo bikomeye akenshi biturutse kuri Covid, inkunga iragabanuka. Uyu munsi nazanye umutumirwa ukurikiranira hafi iyo gahunda, akaba hari na gurupe ahagarariye yo kwigoboka abantu bari mu kaga, by'umwihariko ubona ko bari ku rwego bashobora no gupfa bahitanwe n'inzara. Ariko wenda mbere y'uko dukomeza, reka muhe ikaze abibwire muri make kugira ngo muze kuganira n'umuntu muzi. Murakoze cyane. Wiringo, haye ikaze. Murakoze cyane Godwin, vraiment kuba wadutumiye. Imana iguha umugisha kuko iyi ni opportunité umuntu abagize byibuze yo kugaragaza ibitekerezo bye no gushishikariza abantu ibyo atekereza ko ari iby'ingenzi. Rero wakoze cyane kudutumira. Ku bantu yenda bari gukurikirana BDF Monde, njyewe nitwa Willy, ndi umukongomani wa muri Leta Zunze za Amerika, muri Leta ya Ohio. Ndi umugabo ufite umugore ndetse n'umwana umwe. Ndumva ibindi birenze ibyo ngibyo nuko hari gahunda nyine dufite nk'uko yarayivuze yo kugoboka bene wacu bari mu nkambi z'impunzi. Uwo niwe njyewe, n'uwo ndiwe. Murakoze cyane Willy, ndagushimiye kwitabira ubutumire ndetse no kugira ngo gitange umusanzu wawe kuri BDF Monde, kuko by'umwihariko kuba nawe waraciye muri buriya buzima ukaba warafashe na initiative yo kugira icyo wakora ufatanije na bagenzi bawe ni iby'agaciro. Nk'uko biri rero, ndatekereza kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka niho inkunga y'ibyo kurya yagabanutse. HCR ndetse PAM na Leta y'u Rwanda baza gushyiraho uburyo bw'uburyo iyo nkunga ishobora gusaranganywa impunzi. Ejo bundi tariki 24 naje gukurikirana imvo n'imvano. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda yavuze ko mu by'ukuri bashyizeho gahunda y'ibyiciro kugira ngo iyo mfashanyo ibashe kugira abo yafasha. Namukurikiye neza, yavuze ko mu by'ukuri hariho bashyize abantu mu byiciro, abagomba gufashwa 100%. Yavuze ko ari abantu 81%, cyane ko bo baba bashingiye ku mfashanyo y'ibiribwa, nta handi bakura ubushobozi, aribyo bibatunze. Bo bavuga ko bazabahereza 100%, donc ibyo bakabona 7,600 y'amanyarwanda buri kwezi nk'uko bisanzwe, bo ko inkunga itazagabanuka. Avuga ko 10% muri izo mpunzi bo bazahabwa 1/4, ubwo ni muri 3,800 gutyo hari, cyangwa 3,800 gutyo. Ubwo ni 1/4 cyari bariya babonaga. Bashingira ko bo baba bafite ubundi buryo bushobozi ariko budahoraho, buryo bashobora kwibeshaho bwakunganira ya nkunga babona. Avuga ko hariho n'9% bo badahabwa ibyo byo kurya, cyane ko bo abarimo abacuruzi n'abandi bantu baba bafite ubushobozi bwo kuba bakwitunga. Maze kumva ayo makuru, numvise mu by'ukuri ko ari ikintu cyiza bafashe, ahubwo numva ko ikibazo cy'inzara banagikemuye, kuko babashije gusaranganya iyo nkunga ihari mu bushobozi, ndetse ubwo bushobozi babufashisha abo bantu. Noneho kuko nari nzi ko hari gahunda uhagarariye hano muri Amerika, itsinda gukiza amafaranga runaka kugira ngo babashe kugoboka abantu mu by'ukuri bashobora gutakaza ubuzima, nifuza kugutumira kugira ngo ese ko numva ikibazo cyakemutse, ahari ubwo iyo gahunda yahagarara, cyangwa se bona n'ubwo ibyo byatangajwe gukurikirana buri munsi ubuzima bw'impunzi, ese
ushobora kuduhereza ishusho rusange iri kuri tere y'uko ikibazo gihagaze cy'inzara hariya, ndetse ukaba watubwira niba kuriya gushyirwa mu byiciro hari icyo bishobora kuba byarafashije ku mpunzi, byaratanze umusaruro. ndagira ngo rwose ujye mbere usangize tumenye situwasiyo actuelle y'ikibazo cy'inzara muri ziriya nkambi z'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Urakoze cyane. Urakoze cyane Baudouin, no kuba ubikurikiranira hafi nabyo nikigaragaza yuko uri interesse. Ni ikintu gikomeye cyane kuko hariho n'abantu batanabikurikirana, hariho abantu baterera iyo ngiyo, ariko nk'umuntu w'umunyamakuru uba ugomba gukurikiranira akantu kandi hafi ukamenya amakuru menshi ashoboka, cyane cyane afite uruhare ku bantu muvuga ururimi rumwe, mukomoka ahantu hamwe, aba ari ikintu gikomeye cyane. Rero ndagira ngo yenda nkubwire yuko ibyo hasere yakoze na leta y'u Rwanda nta kundi bari kubigenza, kuko ikibazo vraiment ntago ari bo bagiteye, ahubwo ikibazo cyatewe bikurikirana hafi cyatewe na COVID-19. COVID-19 yatumye ibintu mu by'ukuri bisandara, biba bibi, abantu ubukungu buragabanyuka hirya no hino ku isi, ibihugu bijya muri deficit, ibintu birakomera, bituma rero n'impunzi inkunga yazigenerwaga mu by'ukuri igabanyuka. Ntabwo abantu babyumve, yenda hariho n'abantu bagira bya bindi bajya bita ngo ni conspiracy theories. Ntabwo ari ikibazo cyatewe na UN, ntabwo ari ikibazo cyatewe na leta y'u Rwanda, ahubwo au contraire ni ikibazo cyabonetse ku isi yose mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane bya bindi by'ibiterankunga kurusha ibindi, kuko inkunga yabyo mu by'ukuri yaragabanyutse. So rero yenda abantu icyo ngicyo babanze bacyumve, n'uwari ugifite mu yindi shusho nawe amenye yuko byatewe na COVID-19 atari ibihugu byabiteye ku giti cyabyo. Nkavuga nti rero ku bijyanye no kuba barashizeho strategy yo kubashyira mu byiciro, mu by'ukuri nabwo yari strategy, niko babibonye, niko bagombaga kubikora, cyane ko iyi strategy yagiye ifasha abanyarwanda muri rusange. Ababikurikiranira hafi twe twabaye i Rwanda turabizi, yagiye ifasha abanyarwanda, abaturage bisanzwe yarabafashije, kuko inkunga zagombaga kwerekera mu bantu yenda bakize cyane, hari uburyo zagiye zimanuka hasi cyane, zikaba zishobora gufasha umuntu ukennye kurusha abandi, wo mu mudugudu, mu murenge, mu kagari, bakabashakisha ku buryo ubona ko hari uburyo abantu bari mu rwego rwo hasi bagiye babyungukiramo mu Rwanda. Ngira ngo mbwire yuko mu Banyarwanda harimo icyiciro, nibwira ko nibundi bari ibyiciro 4, niba ntibeshye ashobora kuba ari ibyiciro 4, icyiciro cy'abakungu n'abakire, abakene bifashije, abakene n'abantu b'abatindi. Ndumva ari ibyo byiciro ko ari 4, ubona ko byagiye bibafasha vraiment. Kandi ibi ngibi yenda abantu bagiye bakurikirana amateka hafi, bifite burya inkomoko mu Rwanda rwo hambere mu gihe cy'abami. Wasangaga kera bashyiraga abantu mu byo bita ubudehe, kwari ukureba abantu urwego barimo rw'ubukire n'imitekerereze, noneho bakabagrupa ahantu hamwe, bakakasifiya mu rwego rumwe, abandi nabo bari hasi badatunze cyane, yenda batanazwiho ubujambuzi no gutekereza cyane, bakaba bashobora kubashyira nabo mu kindi cyiciro. Ariko umugambi wabaga ukomeye cyane wo gushyirwa mu byiciro by'abanyarwanda, nibyo hari harimo ubukene, ariko icyari gikomeye cyane kwari ugushaka kumenya imyumvire y'abanyarwanda n'uburyo bashobora kwitangira kurengera igihugu cyabo. Uwo niwo wari umugambi ukomeye kurusha ibindi. Ubwo rero byari ngombwa ngo nk'abaturage babashyire muri ibyo byiciro, hanyuma bajye bamenya buri muntu wese uko atekereza. Ndumva icyiciro cya mbere cyari icy'abatutsi. Ibyo byatangiye ku byo bita ku ngoma y'umwami witwa Cyilima Rujugiro, niwe watangiye kubishyiraho ibyo bintu by'ubudehe, kandi bikoko biba successful, kuko nibwo u Rwanda rwagutse cyane, u Rwanda rwa Gasabo bararwagura rugera kure cyane, bitewe n'uko bari barabanje kwiga imitekerereze y'abanyarwanda ngo bamenye uburyo batekereza mu by'ukuri na ideology bafite yo kurengera igihugu, kuko u Rwanda burya rwari rusabwa kurengerwa cyane. U Rwanda ntabwo rwagombaga guterwa, ahubwo rwagombaga gutera. Rero ni ngombwa ngo habonekaga umuntu wese
ari nayo mpamvu burya n'iby'itorero byagiye bijyaho kugira ngo barebe nyirizina ko babona ingabo zizashobora kurwanira igihugu cy'u Rwanda. Rero ni aho ngaho ubudehe butangirira. Muri biriya by'abanyarwanda niho banabikomoye kandi byagize umusaruro. Naho mu nkambi z'impunzi ho nibwira yuko ntabwo twatera amabuye UN kuba yarashize impunzi mu byiciro, ntabwo twabatera amabuye, ariko nibwira yuko UN itabigenzuye neza, kuko impunzi aba ari impunzi iteka ryose. Baudouin, impunzi burya aba ari impunzi iteka. Nubwo waba ufite n'akantu gato none ejo gashobora kurangira, kuko ntabwo ufite privilege nk'izo umunyagihugu asanzwe afite, protection y'imitungo ye nk'iy'umunyagihugu asanzwe afite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyane ko n'ubutaka katuvuga ngo wenda umuntu afite nk'umutungo, ubutaka se aramutse ari uwagira ubutaka se yabukura he? Byanze bikunze ubutaka bishaka ngo ubwandikishe, ibintu nk'ibyo ngibyo, imitungo yawe imenywe, yandikishe ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira ngo he kuzagira umuntu usa naho yayiguhuguzaho. Iyo uri impunzi rero buryo urimo, ndavuga yuko mu nkambi nibyo ntihabuze nk'abacuruzi barimo, ariko nyine ni ubucuruzi ejo n'ejo bundi utamenya uko byagenda. Wa muntu washyizwe muri cya cyiciro yari ameze neza uyu munsi wa none, ejo rwose ashobora kuba ameze nabi akongera agasubira ku isuka. Nduzi ko batagira n'amasuka, ariko niyo mvugo nyine y'abanyarwanda, ni nkaho ari inshoberamahanga. Rero yakongera agasubira aho ngaho, akongera kuba rwose umuntu w'umutindi cyane. Iyo rero ikibazo gikomeye cyane ni kuri kiriya cyiciro kindi gifite ubushobozi bukeya ku ruhande, ariko nanone bakaba batabushingiraho burundu. Bya bindi wite ngo ni ubushobozi buboneka rimwe na rimwe. Aha naho ikibazo kiboneka cyane, kuko urebye mu nkambi z'impunzi, abo bafite ubushobozi buboneka rimwe na rimwe babahereza 50%, nabo ntabwo babakuriyeho yose. Nibwira yuko ntabwo bari bien defini, kuko ushobora gusanga wenda umuntu afite nk'akaraka hanze yahawe n'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye, tuvuge nk'umuturage, reka mvuge ngo wenda w'ibyumba cyangwa se w'imugera, ubwo aho ni Nyabiheke, cyangwa se wazakigeme uturiye ibyo birere hafi aho, ashobora kumuhikira akagisanzwe, akaba ashobora kugikora mu ngana ibyumweru 2-3, aho wenda yaje azana udufaranga. Ariko mu by'ukuri nawe urabona ko umuntu udafite ibyangombwa ngo asinye kontra, ngo abe mu by'ukuri yizeye ko akazi agafite, hagize n'umuhohotera ku kazi ke yamujyana mu mategeko, uwo ntabwo ubara ko afite mu by'ukuri indi revenue. Ntabwo bibara. Aba ari impunzi bwite, aba ari umukene wa cyane, usibye wa muntu wamupfuye agasoni akaba ashobora kunywa nk'akaraka kari aho ngaho gasanzwe. Nibwira yuko bariya abantu, naho ikibazo cyagiye kinaboneka cyane, usanga nyuma y'uko batanze ibyo byiciro, nuko batangiye guha abantu amafaranga bakurikije ibyiciro, usanga harimo abantu bari barashyizwe muri ibyo byiciro, ariko mu by'ukuri b'abatindi, abandi tutatinya no kuvuga ko ari abatindi nyakujya, kandi barashyizwe muri ibyo byiciro. Impamvu ni iyihe? Ni uko yari afite wenda akaraka ari gukorera umuntu, ari kumwikorera umufuka ahantu wenda mu gasantere kari aho hafi, akaba ashobora kuzana amafaranga makeya afatika kubera ko afite imbaraga, agahita avuga ati uriya mu by'ukuri afite ubushobozi runaka, ariko ejo bikaba bitari bukomeze. Ku bw'ibyo ugasanga umuntu ari kwicira isazi mu jisho, bitewe n'uko ibyo bari bamuteganyaho ko yabona ntabwo ari ibintu bifite garanti, usibye no kuvuga ngo ntibihoraho, nta nubwo binamara n'icyumweru cyangwa ukwezi. Babondo nabashe kumva interview n'impunzi zivuga ko nta research yakoze zwe ngo babashe kumenya ati se uyu muntu afite ubushobozi, wenda afite uko, wenda ntekereza ko bashingira bafite amafaranga kuri banki, babireba gute. Ariko nkumva umuyobozi wa HCR asobanura ko bitewe na done bafite ngo mu gihe cy'amezi 3 ariho babigendeye, ariko nkumva batanahuza n'impunzi. Ariko twihuse gato, wenda inzara ihagaze ute, wenda tutinjiye cyane muri ibyo byiciro, wenda abo mufasha ese baboneka muri ibyo byiciro byose, kugira wese ngo tumenye mu by'ukuri biriya byiciro nta nubwo biririyo. Niba hari we mu bo mufasha harimo abo mu cyiciro cya 3, cya 2 n'icyo cya mbere, bimeze bite? Ubundi duhereze isura rusange yabo mufasha bihagaze bite, mufasha abantu bameze bate, mumaze gufasha bangana iki,
donc kugira ngo tubirebe neza turebe mu by'ukuri iki kibazo kiri serious. Okay, mu by'ukuri twebwe dufasha Baudouin ndagira ngo nkumenyeshe yuko tutagendera ku byiciro kuko twebwe ntabwo ibyiciro tubizi. Twebwe dufasha impunzi tout simplement bitewe n'ikibazo bahuye nacyo. Ntabwo ibyiciro tubizi twebwe. Umuntu ahubwo cyo dukora turagenda tukagenzura abantu bari buri badafite habe n'uruje rwo kwishimisha mu nzu. Abo nibo duheraho. Tubaheraho atari uko abandi bo hari icyo bafite, ahubwo nyine nuko hari umuntu w'uburare iryo joro, undi yenda yabonye byari burarire, tugahera kuri uwo nguwo bagomba kuburara. Les plus vulnérables, abantu uvuga ko rwose bafite emergency cases, aho nibo duheraho. Nta byiciro twebwe tuzi, ahubwo dukora ibarure ikimeze nk'ibarura, nkuko n'ubundi kuva na kera n'ibyiciro bitarajyaho na covid itaratangira. Harimo abantu n'ubundi bari bameze nabi ku rwego rwo hejuru, noneho ku buryo n'ubundi abadafite aho yerekera. Nk'abo ngabo rero ibyiciro bikimara kuza n'ubundi wasangaga ari imibabaro igeretse ku yindi. Ubwo kiraho ndimo ndibaza ko uriya muyobozi wa HCR yavuze ko eripo 81% bari bashingiye kuri umfashanyo, kandi baba bafasha samples. Ntibaza ahubwo umufasha muba mubakuye kandi bamaze kubafasha bikambera ihurizo, ukagira nyine ngo utubwire mu by'ukuri uko uri kumbwira nkumva biri kuntungura, numva ikibazo baragikemuye. Ndagira ngo ishusho n'abandi yenda bazakurikirana BDF Monde bazagenderaho cyane, yenda impuhwe zinababyukamo. Reka mbwire abantu yuko ntaho byavuye ntaho byagiye, ahubwo hari aho byavuye bisubira hasi mu cyimbo cyo kujya mbere. Reka nkubwire ngo ubu ngubu noneho harimo abantu muri iriya nkambi tugenda tugeraho tugasanga iyo bataza kubona imfashanyo n'inkunga zacu, bari basigaje akanya gatoya bakarambarara mu nzu, abantu bakajya baza kubasukira amazi gusa. Mu by'ukuri inzara yabamereye nabi. Hahandi umuntu akubwira ati, cyangwa ukanagera no muwe uko dufite delegation ijya kureba nyirizina uko mu nzu byitwaye, bakagera mu nzu z'abantu bagasanga ni zeru, habereye aho abana bari kureba umubyeyi nawe akabareba, hasigaye akabura icyo yakora. Icyo umubyeyi akora ni igiki? Ni ukujya mu cyumba akajya kurira gusa, akarira amarira adakama. Burya urakarira uzi ngo yenda ejo mu gitondo uzahozwa. Ariko hari abantu barira amarira atenda guhozwa rwose, ejo akarira, nimugoroba akarira, ejo bundi agakarira, kugeza ubwo batabonye izo nkunga, izo mfashanyo zivuye muri bagenzi babo, byibuze bafite uko bahagaze, uko Imana yabagoboreye. Mu by'ukuri twajya twumva abantu bari gushyingurwa buri munsi bitewe n'inzara, cyane ko byanatangiye. Hari nk'inkambi nigeze kumva raporo aho abana b'abasore bapfuye bajya kubahamba bitewe n'inzara. Umwana w'umusore arega burya kuba umusore ufite imbaraga udafite aho wakoreshereza izo mbaraga zawe, mu by'ukuri ziba zipfuye ubusa. Nicyo rero bivuga kwitwa impunzi. Impunzi ni ikindi kintu, ariko reka nkubwire ngo la situation est plus grave que jamais. Ni plus grave. Nuvuga ngo kugeza ubu hari abantu turabira. Hari nk'umumama umwe yenda baye nk'urugero rutoya, abakurikirana BDF Monde, hari nk'umumama umwe naje gukurikirana amakuru ye, inkunga yacu ivuye inaha yamugezeho ari hafi gutoroka ngo agende yangare n'abana be, atazi yari buje, adafite ibyangombwa, gupfa kugenda akarorongotana gusa. So icyo ntabwo ari ikibazo cya leta y'u Rwanda, icyo kibazo cya HCR, ahubwo ikibazo nyine cy'inzara kirahari tout simplement. Abatabara batabara, naho ibindi bintu bimeze nabi. Kugeza ubwo rero warumbaje se abantu maze gufasha ni bangahe? Twebwe ubushobozi buracyari buke bitewe nuko abantu baduha inkunga zabo ngo tuzerekeze muri ziriya nkambi baracyari bakeya, bituma dufasha uko dushoboye. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu wenda guhera nka tariki 19 z'ukwezi kwa 4 kugeza muri kwezi kwa 7, kugeza ubu tumaze gufasha imiryango 90 iboneka mu nkambi zigiye zitandukanye. Kugeza ubu tumaze gufasha mu nkambi y'Ibyumba ndetse no mu nkambi y'Inyabiheke. Urumva imiryango 90, kandi usangamo harimo n'imiryango ifite abantu 11 muri uwo muryango.
mu by'ukuri hakenewe inkunga y'abantu benshi bishyira hamwe hanyuma bagafasha abantu benshi. 90 ni bake cyane kuko muri ziriya nkambi z'impunzi reka nkubwire ngo harimo ibihumbi birenga 15. Nubwo imibare igaragaza yuko 13 ariko en vrai dire ugiye gukora igenzura ku giti cyawe wasanga bageze muri 15,000. Ni benshi rero ku buryo ntekereza nka 15 nko mu nkambi imwe kuko impunzi z'abanyekongo ziriyo ziri hafi kugera mu 70,000. Nari mvuze ko ari mu nkambi zose ni ibihumbi byinshi cyane, ahubwo mu nkambi imwe ushobora gusanga ari nka 15,000 z'impunzi vraiment. Ku buryo hari na raporo naje kubona, ari inyandiko naje kubona mu gitangazamakuru kimwe gikorera muri bya bihugu twavuyemo, aho usanga abantu bakora n'imibare itariyo ngo mu nkambi ziri mu Rwanda ukumva umuntu aravuze ngo ni inkambi n'abantu 19,000 mu nkambi zose ziri mu Rwanda. Abatanze ishusho yuko mu by'ukuri b'abantu atari na benshi ko kubafasha bitanagorana, ariko reka mbabwire ngo ni benshi barenze ubwenge bw'umuntu ku buryo abantu bakeya nkatwe duhuza udufaranga dukeya tutakagombye rwose kuba twanabahaza. Rero nabo bantu ni 90, imiryango 90 igizwe n'abantu benshi yirambuye ukayibreakinga down wasanga mu by'ukuri ari abantu benshi ku nkunga nkeya zabashije kuva mu bantu bafite impuhwe hano muri Amerika. Sesa urakoze cyane, ndumva bitoroshye, burya amakuru aba menshi ariko kuko mwebwe mwigira kuri tele akaba n'icyo mutanga burya ibyo muvuga numva bifite ishingiro. Ariko hari abantu numva bavuga ati se bona nubwo muri Kongo aho impunzi zaturutse hariyo abandi bene abo bakiriyo, bona nubwo imurenge usanga hari intambara bari batwikira, no muri Nord Kivu hari igihe wumva ngo bashimuse umuntu. Ejo bundi numvise ngo hari umudamu wari uvuye muri Karehe avuye ageze intuza Ingungu waza kuhaburira, nkibaza ntise mu by'ukuri bona nubwo hari ahantu hadatekanye bakavuga ati hariho n'abandi bahari, ubwo urumva donc bakavuga ati izi mpunzi mu by'ukuri nubwo hadatekanye sampuse ntabwo igihugu kigomba kuba kiri ahantu hose haba ibibazo, ati ahubwo bashatse uburyo bataha bakabicwe n'inzara bagataha iwabo ko hose hatari umutekano muke. Nkaba nibaza se wowe wiri kubareba nuko mubafasha ubona bari ku rwego mu by'ukuri bwo kuba bakwicyura bafite ubushobozi bwo gutaha ku buryo abantu bababureminga muri iyo sanse? Bado urakoze kubw'icyo kibazo. Nibyo abantu ibyo bavuga ni ukuri, hari abandi bantu batuyeyo kandi ubona ko badafite ikibazo cy'inzara nk'icyo dufite uyu munsi wa none. Ibyo ntabwo ari ikinyoma, ni ukuri. Gusa ku byerekeranye no gutaha, reka mbanze mbwira abantu yuko kuba hari abantu bari yogeze uyu munsi wa none atari ikimenyetso cy'uko impunzi zataha kwanza zikagira umutekano mu bihugu byabo zavuyemo, kuko n'ubundi zinavayo bwa mbere muri 96, muri 97 na 96 impunzi zivayo bwa mbere n'ubundi hariyo abo zisizeyo. Rero ntabwo hajya habura abantu basigarayo mu by'ukuri bavuga bati amahanga arahanda, n'ubundi reka dushobore tugwi n'aha ngaha. Hari abantu bagira ibitekerezo amadecision yabo hanyuma agafata icyemezo cyo gusigara mu gihugu ubona nubwo cyaba kiri nk'umuriro. Ibyo birasanzwe. Bura abazakurikirana amateka y'u Rwanda no muri leta y'u Rwanda kera vraiment abatutsi bicwa umunsi ku wundi, kugira ngo bose bahungiye Uganda cyangwa Tanzania cyangwa Burundi cyangwa Kongo. No, harimo abantu basigayeyo kandi vraiment hariyo umuriro uteye ubwoba. Abo rero bagiye basigarayo umugabane munini nabo banishwe muri genocide, ubuzima bwabo burahatakarira. Ntabwo hajya habura abantu rwose basigara mu gihugu. Abantu babanza ibyo babimenye. Iyo ntabwo ari raison watanga ngo abantu batahe hatari haboneka umutekano. Ariko noneho ubu ngubu ikigaragara cyo umutekano uriyo byibuze ni mwiza ho gato ugereranije nuko byari bimeze mu myaka yabanje. Byibuze ntabwo ari mwiza, ahubwo byibuze ni mwiza ho gatoya. Gusa ntiwabwira umuntu Baudouin ngo umubwire ngo
ntiyabonye ibyo arya, yaburaye, yabwiriwe ngo umubwire ngo arashobora arataha se n'amaguru, arava ibyumba agere muri Kongo n'amaguru, nta tika afite uwo muntu. Ikindi cya kabiri, uwo muntu usibye no kuvuga ngo yabona itike, urumva ntagira n'uruhushya rwo kwishimisha, afite ibitekerezo gusa by'ibyo ari burye, ngo nta nubwo yatekereza cyo gutaha. Umuntu ufite ikibazo cyo kuvuga ngo ndarya iki, abana banjye benda kwicwa n'inzara, tekereza gutaha uri mahanga biragoye, kuko nta ndege ufite, nta modoka, nta kundi n'amaguru wagira ngo ugende, n'inzara yaguhitana kuko umaze igihe utarya. Byonyine abantu babitekereze, wumve ko gutaha byonyine ubwabyo gusa bisaba izindi mbaraga batagira. Kabiri, icyo navuga yenda kindi ginakomeye cyane nuko ntabwo ziriya mpunzi zibayeho gusa zitari sous surveillance ya ibihugu bikomeye, byanze bikunze bari hariya bazwi na Loni. Loni rero ni ngombwa ngo iramutse ibacyuye ifatanije na leta ya Kongo, nibwo byibuze byagira ishikizo, nibwo byasobanuka, kuko ni nabwo baba nabonye n'ubushobozi bwo kuva mu karere kamwe bajya mu kandi. Havuga nti rero nuwagira ngo byibuze atekereje gutaha ku giti cye, asabwa ubushobozi, bishaka ngo abantu babatere n'ubundi za nkunga zo kuba abantu banataha bakaba basubira iwabo, niba koko hasere itabacyura vuba vuba. Bishaka ngo banabone n'ubwo bushobozi, kwanza barye, babone izo mbaraga zigenda, ariko nayo matike byibuze bayabone, baje kwirwanaho mu gihugu cyabo. Bajye numva ari icyo ngicyo. Urakoze cyane Willy, mu by'ukuri ubivuze neza, kuko niba umuntu yabuze icyo arya, ntabwo afite ubushobozi bwo gufata bisi imugeza kuri Goma, ibyo biragoye. Kandi burya niba agomba no gutaha, hari icumbi agomba gusohoreramo, hari ibyo kumutunga muri y'amezi atarahinga basi n'ibirayi ngo bigire icyo bitanga. Uvuga ngo hari igihe abantu birengagiza bakagira ngo babayeho mu buzima bumwe, kuko umuntu ashobora kuba ari Igisenyi akumva ko ari ujye muri Kongo, akumva ko n'uri mu nkambi ufite ubwo bushobozi. Rero ndagira ngo wese mu by'ukuri hano muri Amerika hari community nini yavuye muri ziriya nkambi zitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri ugire message ubampera nyuma yo kuba bumvise iki kiganiro, uburyo umuntu aba yafata initiative yo kuba yanakwiyahura cyangwa ngo yangare. Umuntu hano mbona muri Amerika nka buri kwezi dutwerera ahora amakwe, umuntu buri kwezi umva buri wese atanga nk'ijana ry'ubukwe, basi nubwo bajya batanga na 20 akajya kugoboka umuntu wateguye ubukwe, burya ntihananirwa kumushyigikira. Ni byiza, ariko yanabucyuza. Ndagira ngo mu by'ukuri Willy, ukurikije vi abantu bari hano muri Amerika bafite, ukurikije naho bavuye, aho ziriya mpunzi aho ziri, gira message bampera mu by'ukuri, turebe ko ushobora kuramira ubuzima bw'abantu. Merci beaucoup Baudouin. Mu by'ukuri nibwira yuko aho ni naho nanashakaga cyane, kuko ikibazo kirahari kandi kiragaragara, ntabwo ari ibintu biri mu rwihisho. Ubuzima bw'abantu buri mu kaga. Ndagira ngo mbwire abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu, ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, no mu bindi bihugu byose by'i Burayi, haba na Australia, abantu bose bari hirya no hino muri ibi bihugu byateye imbere bashobora kuba babona amafaranga byibuze yo kubatunga, bakaba babona n'utundi dusagutseho. Reka mbabwire, mbahe ubu butumwa bukurikira. Bavandimwe, ubuzima bw'umuntu burahenze cyane kurusha pizza ugenda ukajya kugura amadolari 9, 10, 5, kandi n'ubundi ufite byinshi ubitse mu nzu yawe. Mu by'ukuri ubuzima bw'aba ari abantu buri mu biganza byanyu, muramutse mubafashije, muramutse mushize utwo tudolari 3, 5, cyane ko n'ubundi badasanzwe banatungwa n'arenza ayo ngayo, ahubwo batungwa n'ari munsi y'ayo ngayo. Uwagira ngo mu by'ukuri buri muntu wese afate ikibazo akigira icye, yibuke ubuzima yarabaye mu mbere muri ziriya nkambi. Ibuka uburyo mu by'ukuri umubyeyi wawe yahoraga ajya gufata amadeni buri munsi, ajya gufata amadeni akaza kugeza ubwo yanarinze aza no muri ibi bihugu, bamwe muri bo batarava mu madeni, akayishyura ageze ahangaha. Ibuka uko umubyeyi wawe yari ameze icyo gihe. Ibuka uko mwaburaye, inshuro mwabwiriwe. Ibuka uburyo umubyeyi wawe yibaza gukura ubuje ku ishuri bikamuyobera, agahora yitsa imitima. Ubyibuke
kandi icyo gihe bikimeze bityo, ibuka yuko byibuze ubuzima ntabwo bwari bumeze nabi nk'uko bumeze uyu munsi wa none. None niba mu by'ukuri byari bimeze nabi icyo gihe, reka nkubaze muvandimwe aho uherereye ahari hose, reka nkubaze urumva byaba bicuriki uyu munsi wa none, aho na twa dufaranga dukeya iwanyu babonaga, aho na ryari deni mama wawe yari aryemerewe, ubu noneho bitagishoboka. Gira icyo ukora muvandimwe. Impamvu nuko byaba ari ishema ku muryango w'abakongomani b'impunzi bari muri ibi bihugu kuramuka baramutse barengeye ubuzima bwa bene wabo, mu by'ukuri buri kubacika babireba. Rengera urwo ruhinja rutoya rungana n'urwawe, urwo ruhinja babuze icyo baha amata, babuze icyo baha igikoma bamuha. Rengera rwa ruhinja nawe, reba nawe umwana wawe mwitegereze, aramutse abuze ibyajya akajya kureba gusa akarira, mu by'ukuri wabigenza gute? Ngaho gira imbabazi, byibuze utange amadolari make cyane, make cyane, 3 ntacyo byaba bitwaye, 5 ntacyo byaba bitwaye, ariko nzi yuko washobora no gutanga na 50. Nyabuna tugerageze duhurize hamwe, bivuge aho uherereye hariho hose, bivuge mu matorero y'iwanyu, bivuge mu magurupe muhuriramo, bivuge mu tunsi dukuru mukora buri munsi, kugira ngo byibuza abantu babashe kumva ikibazo gihari nyirizina. Ikindi cya kabiri, Bodo hari icyo yaravuze cy'amakwe ahoraho buri gihe. Ntabwo tubabwiye ngo mureke gutwerera, amakwe ni byiza gutwerera, ni n'umuco mwiza wacu, kuva n'ababyeyi bacu kera baratwereraga, ariko ibuka yuko ukwiriye gushyira ku munzani. Ese ko hari umuntu wateguye ubukwe bwe akaburinganiza, akaba atarakwiteze igihe yateguraga ubukwe bwe, ariko hakaba hariho n'undi muntu nutamugaburira mu minsi 3 ari ubuze ubuzima bwe. Shyira ku munzani urebe igisumbya ikindi kuzamuka, igisumbya ikindi ibiro. Noneho yenda hari imbabazi zakuvukamo. Ndabizi ko mufite imbabazi, ahubwo nyine ntabwo mwabaga mwari mwabisobanukirwa. Ngaho nimumenye yuko ikibazo gihari, hanyuma murengere ubuzima bwa bene wacu. Ngaho uwo musore mugenzi wawe, ibuka umusore mugenzi wawe munganya imyaka, ibuka umusore mugenzi wawe vraiment wasize mu ihema muturanye, akaba adafite uko abayeho, akaba yicaye yibaza uko azabaho ejo. Nawe wongere umwibuke, utekereze uburyo wamugoboka mu dufaranga duke dushoboka wari usanzwe uspendinga ku bindi bidafite akamaro cyane, ariko byibuze ugende uturamira, hanyuma utwo dufaranga tugira icyo twakora. Ndabigusabye aho waba uherereye hariho hose, kugira ngo byibuze ubigire ibyawe, natwe bizatunezeza. Murakoze cyane. Murakoze wiri kuri iyo message, ariko bitewe n'abantu usanga batarikira inyangamugayo, hari igihe bavuga ati se bundi ayo mafaranga ninyatanga aho ntibazayarya, bazagera kuri wa muntu. Ni gute wenda ushobora kubamara impungenge ko uwo musanzu muto ushobora kugera kuri wa muntu mu buryo bwizewe, cyane ko muri iki gihe abantu ubona ko ni abakristo mu buryo bw'amazina, ariko usanga batabishyira mu bikorwa. Dufashe uduhe umurongo, ese ibyo bintu mubikora mute, ku buryo ki ese baha icyizere muri make, kugira ngo umuntu ufite uwo mutima yumve ko n'ayo mafaranga hari icyo azamara mu by'ukuri. Okay, reka rwose mbamara impungenge. Icyo ni ikibazo cyiza, kuko iteka ryose amafaranga atera ikibazo kigiye gitandukanye, abantu barashidikanya, abantu bagira urwikeko kubera amafaranga. Rero nagiraga ngo rwose mare abantu impungenge. Ayo mafaranga uko muyatanga, mu by'ukuri haba hari raporo yayo, nawe ubwawe ushobora kujya kwisuzumira, ukareba uburyo amafaranga yakirwa, biba bigaragara uzayaha, biba bigaragara nanone uko yafashije abantu, biba bigaragara, imibare iragaragazwa. Ahasigaye mu kigega tugomba kugaragariza, nibwira yuko buri kintu cyose kiba kigaragara ku mwanya wacyo. Ikindi kandi umuntu wese watanze haba n'idolari rimwe aba afite uburenganzira bwo gukurikirana iby'iryo dolari, kugira ngo byibuze bitazaba iby'umuntu ku giti cye, bitazaba iby'ibanga, bitazaba ibyo kunyuza no gukoresha icyene wabo. Ndagira ngo mbwire abantu ngo ibi bintu bifite umurongo usobanutse bikorerwamo. Wohereza amafaranga, hanyuma
abo uyohereje bakazakugaragariza raporo yuko bayafite, bakazongera bakagaragariza raporo yayo wohereje, bakongera bakagaragariza raporo y'uburyo yageze ku bagenerwabikorwa. Urumva bikazongera byose bikakugarukira, ndetse n'abagenerwabikorwa ukongera ukababona ingingo ku yindi, kugira ngo hatazabamo akantu kameze nk'urwikekwe ati yenda twatanga amafaranga agahabwa abandi bantu batanabikwiriye. Oya, muri ibi nta cyene wabo kibamo. Nongere nibutse abantu wenda gatoya, Baudouin unyemerere nibutse abantu aka kantu gakurikira, mbabwire yuko ku bantu bose bafite imiryango yabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri ziriya ntara, imiryango yabo, uhafite mama wawe, uhafite murumuna wawe, uhafite umwana wawe, mu by'ukuri uhafite umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ndagira ngo mbwire abantu yuko bene abo ntabwo izi nkunga zibagenerwa. Tubasha kureba ba bantu badafite kivurira, wa muntu udafite uwo ari butakambire habe n'uyu w'umuti, abo nibo tugenera ayo mafaranga. Ariko kandi iyo twayabageneye tugerageza kongera kugarura raporo y'uburyo amafaranga yabagejejeho. Ikindi cya kabiri nongera kubwira abantu nuko dufite timu mu by'ukuri twatoranije igenda igakora iryo perereza yitonze, kandi nayo tukazongera nanone tugasubiramo tugakora irindi genzura rikurikiyeho, kugira ngo tumenye yuko bya bindi ya timu yakoze byibuze bifite ubunyangamugayo bwizewe. Ibi bintu bifite gahunda nzima, kuko buri wese abifite uburenganzira bwo kubimenya no kubisobanukirwa. Raporo irongera ikagarukira abantu. Murakoze cyane. Urakoze Willy, uvuze ko mumaze gufasha nibura mu nkambi ebyiri. Ese mufite gahunda, kuko dufite impunzi z'abanyekongo mu nkambi 5, mufite gahunda yo kwagura ibikorwa muramutse mubonye ubwo bushobozi, ku buryo ki impunzi zose ni zimwe, ariko sinzi niba mufite gahunda yo kugera Kibuye, Kigeme, Mugombwa ndetse n'ahandi, kuko ntekereza ko bose bari mu gatebo kamwe. Urakoze cyane. Izo nkambi zose nta bantu bacu, ntabwo twe turabanura ku butoni, kuko nubwo ngewe uri kukubwira naturutse ibyumba, ariko mu by'ukuri ndagira ngo menyeshe abantu yuko iyo za Kigeme, iyo za Mugombwa tuhafite imiryango yacu, nabo ni abacu, nabo ni abakongomani. Nta nubwo ibi ngibi ari ikibazo cy'aho waturutse, cyangwa se ni ikibazo cy'uko uri umukongomani ukaba uri impunzi uri muri kiriya gihugu, uwo waba uri we wese. Rero ndagira ngo mbwire abantu yuko dufite gahunda yo kugera muri izo nkambi zindi. Twari twahereye ibyumba kubera ko barafite n'ikibazo cyo kwimukira mu yindi nkambi. Hanyuma turavuga duti byibuze reka tubagoboke vuba vuba, bazagenda byibuze bafite impamba, kuko iteka ryose ahantu hashya hatera amabavu. Ubwo rero byashaka ngo byibuze tubanze kubaha ingoboka, ariko dufite gahunda yo kunyanyagira mu zindi nkambi tubagezaho ubufasha buke tumaze kubona, ariko ntitwifuza ko bwaba bukeya, dushaka ko bwaguka, noneho n'izindi nkambi tukaba twazigoboka. Tutabonye inkunga Baudouin twagarukiriza aha ngaha, tutabonye inkunga twagarukiriza aha, kuko nta kundi twabigenza. Ariko abantu bari muri ibi bihugu turimo baramutse bagize impuhwe, bakagira mu by'ukuri umutima wa kimuntu, hanyuma bagatanga amafaranga make bafite bakayahuriza hamwe, mu by'ukuri twagera no mu zindi nkambi, kuko ntabwo twakongera gusubira ibyumba cyangwa dusubira Ingarama kandi tutaragera mu zindi nkambi mu by'ukuri, kandi nazo zidutegereje. Ubwo rero ni hahandi duteza inkunga ku bantu, abatwumva bose ni mwebwe duteza inkunga. Murakoze cyane. Murakoze cyane Willy. Reka wenda hari n'akantu muri icyo kiganiro nakurikiye, numvise hari initiative abarundi bagize, bamwe bari b'abarefugee be, hari abahunze bafite ubutunzi, bafite uburyo bariho, noneho bumva ko abo mu nkambi inzara yabamereye nabi, ngo hari umuntu umwe wagiye kwiba igitoki, yabuze uko agira ngo bamutema akaboko. Bamutemye akaboko barabyumva, numvaga ari umudamu utanga ubwo buhamya, bagira initiative yo gukodesha ahantu ubutaka ngo bahingemo, sinibuka neza icyo kiribwa cyera vuba bashobora ku exporta hanze, ariko noneho bafite gahunda yo kujya bahemba umuntu umubyizi kugira bahinga aho hantu 200,000 cy'amanyarwanda. Urumva n'ubushobozi bishatsemo, bareba n'abandi bamwe diaspora, ariko abantu bakaba babasha kurya.
natwe dufite abavandimwe abatuye za Kigali, Ruhengeri, za Gisenyi n'ahandi. Akenshi nakundaga kubabona bari kuza kureba impunzi siritu igihe cyari amamuvema yagiye abarwana muri Congo za M23 za CNDP, bakeneye inkunga, bakeneye abasore bajya kurwana n'ibiki. Hari n'abavugaga ngo ni impunzi zo ku mutima kuko batari mu nkambi, hari wenda bafite ubuhunzi mu mitima, ariko ndabibutsa ko n'ubu ngubu za mpunzi zo ku mutima no ku mubiri zimerewe nabi. Ni byiza ko babagana bakareba icyo babafasha muri ibi bihe bagowe, mu buryo buri positif atari uburyo bwo kurasa noneho, kuko nabyo byafasha, byabona ko byagaragara ko bari hafi. Dusoza tugana ku musozo wirise, mu by'ukuri urabona kiriya kibazo ni Kigali, impunzi zihamaze, hari abahageze na Nansis, na ziriya ntambara zagiye ziba nyuma bakagenda bamwe bataha abandi bagaruka. Wowe uko ubibona, ubona ari ihe solution durable kuri ziriya mpunzi za bene wacu ziri hariya ubutaka bw'u Rwanda? Bon, solution durable nta yindi, kwanza nuko nahera kuri leta ya Congo gushaka umuti w'ikibazo cyatumye impunzi mu by'ukuri zihunga. Kwanza icyo kintu nicyo nabanza gutangiriraho kugira ngo byibuze izo bibazo, izo guerre civile, izo force armée zigaragaza muri Congo buri gihe zigatuma abantu bahura n'ikibazo. Mu by'ukuri navuga nti byibuze n'icyo abantu bagombye guheraho leta ya Congo, ariko nabonye baranatangiye niyo gahunda mu by'ukuri yo gushaka uburyo iyo mitwe yitwaje intwaro bagerageza kuyihashya. Ikindi gikurikiyeho nuko guverinoma ya Congo ikwiriye rwose kubigiramo uruhare rukomeye cyane. Mu by'ukuri solution durable nta yindi usibye gutaha. Icyo ni kimwe. Kabiri nuko mu gihe batarataha, aho kugira ngo tube turi gutakaza abantu bitewe n'imibabaro bari kunyuramo, baba babashakiye ubuhungiro mu bindi bihugu byishoboye, noneho byibuze abantu bakaba bashobora gukira iyo nzara anatanda ko abantu basubira muri ibyo bihugu byabo. Niyo solution durable ebyiri zikomeye, ariko iya mbere nabonye guverinoma ya Congo hari kitangiye kuyikoraho. Asansana wiri, mu by'ukuri ubu ugiriwe amahirwe ukabonana na Perezida Tshisekedi, umuntu umaze igihe ukurikirana ibibazo byo mu nkambi, cyangwa se ukavuga ati icyo navuga basi cyamugeraho, nihe message wamuha? Ariko ndagira kuko wenda tumva ikinyarwanda, umumpere message mu gifaransa. Okay, ni byiza cyane, ngira yuko yaba ari amahirwe akomeye cyane guhura na perezida wa Congo Faci. Byaba ari byiza cyane, byaba ari opportunité itangaje. Ubwo rero ngiriwe nk'ayo mahirwe rwose, je lui demanderai de sauver notre communauté qui souffre et agonise dans les camps de réfugiés depuis plus de 2 décennies. Je lui dirai, Monsieur le Président, permettez-moi seulement de vous dire que lorsque vous étiez élu président de la République, ces réfugiés qui se trouvent ailleurs à l'extérieur du pays du Congo, dans les pays limitrophes du Congo, vraiment, ils avaient espéré un rédempteur qui allait les libérer dans des souffrances qu'ils mènent aujourd'hui. Voilà que, mais aujourd'hui, l'espoir commence à se venir. Donc, Monsieur le Président, pourriez-vous vraiment, comme président de la République, comme chef d'État, nous ramener à la maison? Faites-nous rentrer dans notre pays. C'est la patrie de nos ancêtres. Nous sommes avides de ce pays-là. Puissiez-vous vraiment nous donner le privilège de construire notre pays comme tout autre citoyen du Congo? Nous sommes vraiment, nous sommes devenus l'objet de calomnies et de moqueries un peu partout au monde, là où nous sommes. Mais nous nous demandons vraiment si nos frères vont pleurer jour et nuit, sans avoir même l'espoir que leurs pleurs, que leurs larmes seront un jour essuyées. Ouais. Nous nous sommes vraiment attristés et nous savons que le président de la République, il a été vraiment rencontré des histoires non fondées. Je dirais que je proposerais qu'il vienne au Rwanda rendre visite
les camps de réfugiés pour qu'il voit lui-même personnellement combien les réfugiés vraiment sont dans la misère, alors que leur pays est en abondance. Voilà. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants à la République du Rwanda de nous avoir accueillis, mais l'heure est venue afin que nous puissions vraiment rentrer dans notre pays et puis avoir une bonne vie quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Urakoze cyane Willy, ntekereza ko ubutumwa ari bwiza. Mu by'ukuri ndagushimiye, nitugukenera tuzongera gutumeho duhe situation imeze mu nkambi ndetse n'uko gahunda imeze. Nitugira amahirwe nk'uko bivuze, perezida wa repubulika w'igihugu cya Kongo ari perezida wacu Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mu by'ukuri uko afite gahunda yo gusekiriza hariya, yagira n'iyo projet yo gucyura impunzi, tukareba ko mu by'ukuri twafatikanya n'abandi banyekongo kwiyubakira igihugu. Ndatekereza uzaba ari n'ubwo buryo bwiza bwo kugisekiriza, kuko ntabwo cyaba gifite umutekano gifite abantu bari muri souffrance hanze, biroroshye kubakoresha kugira ngo bongere igihugu gisenyuke. So ndagushimiye Willy kubw'umusanzu utanze, naho ubutaha. Urakoze cyane Baudouin, urakoze cyane kudutumira. Imana iguhe umugisha, naho ubutaha.